Mu muco nyarwanda ndetse no mu buzima busanzwe, ubuturanyi ni ikintu cy'agaciro kenshi. Abaturanyi nibo miryango ya kabiri, nibo batabarana mu byago no mu byishimo, kandi nibo musangira akabisi n'agahiye. Urukundo rushobora kuvukira ahantu hose, harimo no mu baturanyi. Bishobora kumvikana nk'ibyiza cyane, umukunzi wawe ari hafi, murabonana igihe cyose, imiryango iraziranye. Ariko inyuma y'ibi byiza bigaragara, hihishemo imitego n'ibibazo byinshi bishobora guhindura ubwo bucuti bwiza mu mwaku n'inzangano z'igihe kirekire. Uburanga bw'umukobwa ni kimwe mu bintu bya mbere bikurura umusore, ariko ubwiza bujya gusa n'ubw'ururabo burashukana. Ingaruka z'umubano mubi zo zishobora kuramba kurusha ubwo bwiza. Ngizi impamvu 5 zikomeye zagombye gutuma wigenzura, zigatuma udatinyuka gutereta umukobwa muturanye. Impamvu ya mbere udakwiye gutereta umukobwa muturanye ni ihonyorwa rikabije ry'ubuzima bwite. Iyi niyo mpamvu ikomeye kandi igira ingaruka ku zindi zose. Urukundo cyane cyane mu ntangiriro rukeneye umwanya n'umwihariko kugira ngo rukure neza. Rubarwa nk'ikimera gikeneye guterwa ahantu hatuje, kure y'amaso ya buri wese. Gutereta umukobwa muturanye bihindura urukundo rwanyu igikorwa cya rubanda aho kuba ikintu cyanyu bwite. Ahangaha umuntu aba ari nk'ijisho rya rubanda. Kuva ku munsi wa mbere mutangiye kuganira cyangwa gusohokana, amaso y'abaturanyi bose aba bari hejuru. Buri wese aba ashaka kumenya ibiri kubera kwa kanaka. Nta kuntu muzasohokana ngo abantu ntibabavugeho, nta kuntu uzamusura iwe cyangwa ngo wagusura iwawe ngo ababyeyi, abavandimwe ndetse n'abandi baturanyi ntibabibone kandi ngo ntibabyiteho. Ibi bituma mwumva muri ku gitutu cyo gukora ibyo abandi batekereza ko bikwiye, aho gukurikiza uko umutima wanyu ubabwira. Ibi kandi bishobora gutera ivangirwa ry'imiryango rihutiyeho. Ubusanzwe kumenyana kw'imiryango biza mu cyiciro gikurikiyeho, urukundo rumaze gushinga imizi. Iyo utereta umuturanyi, imiryango iba isanzwe iziranye kandi ihita yinjira mu mubano wanyu kuva mu ntangiriro. Mama wawe ashobora kukubaza impamvu wa mukobwa wo kwa kanaka ataje kubasuhuza, cyangwa se mama we akamubaza impamvu wa muhungu wo kwa naka yamututse cyangwa batavugana. Nta banga na rito rishoboka. Akabazo gato mwagirana gahita kaba ikibazo cy'imiryango yombi. Ibi kandi bishobora gutera kubura umwanya wo kumenyana by'ukuri. Intangiriro y'urukundo ni igihe cyo kumenyana, kwigana ingeso no kubwirana amabanga yanyu bwite. Ibi bisaba umwanya wihariye. Iyo umukunzi wawe ari umuturanyi, uwo mwanya urabura. Aho kugira ngo mugire date yanyu mwenyine, ushobora gusanga murumuna we cyangwa mushiki we yahise yizana, cyangwa se mukaba mwicaye mu ruganiriro iwabo hamwe n'ababyeyi be. Ibi bibuza urukundo gukura mu buryo bwarwo busanzwe. Muri make, gutereta umuturanyi ni nko gutera igiti cy'agaciro mu nzira nyabagendwa. Buri wese aragikandagira akagicaho ishami kandi ntikibona umwanya wo gukura neza. Impamvu ya kabiri udakwiye gutereta umuturanyi: gutandukana bihinduka intambara yo mu gace. Nta muntu utangira urukundo ateganya kuzatandukana, ariko ukuri ni uko imibano myinshi irangira. Iyo ukundana n'umuntu mutari hafi, gukundana birababaza, ariko uba ufite uburyo bwo kumwibagirwa no gukomeza ubuzima bwawe. Iyo mutandukanye n'umuturanyi, ibintu birahinduka bikaba bibi cyane. Ntaho kumuhungira. Iyo mutandukanye, ububabare buba bukomeye. Igikenewe cya mbere ni uko utongera kubonana n'uwo muntu kugira ngo umutima ubashe gukira. Ibi ntibishoboka iyo muturanye. Uzajya ubyuka buri gitondo umubone yagiye kuvoma, uzajya utaha usange yicaye ku muryango iwe, uzajya mu kaduka ko mu gace kamwe umusangeyo. Buri nshuro umubonye, igikomere cyongera kuba kibisi.
bihinduka iyicarubozo ryo mu mutwe rya buri munsi. Ikindi kandi bishobora guhindura agace mubamo ikibuga cy'intambara. Gutandukana kwanyu ntikuba kukireba mwe babiri gusa, guhita guhinduka inkuru y'umudugudu wose. Abaturanyi batangira gufata impande, bamwe bazajya ku ruhande rw'umukobwa bavuga ukuntu wamubabaje, abandi wenda bake bajye ku ruhande rwawe. Hazaduka amagambo, gusebanya no gucyurirana. Ababyeyi banyu bahoze ari inshuti bashobora kurebana y'ingwe. Umwuka mwiza wari mu gace kanyu uhinduka umwuka mubi w'inzangano n'amakimbirane. Ibi kandi bishobora gutera ingorane zo gukomeza ubuzima. Tekereza ushatse kugira undi mukunzi, kumuzana iwawe bizaba ikibazo gikomeye. Azahura n'uwo mwatandukanye mbere buri kanya. Hazavuka ishyari, guhangana n'amagambo. Umukunzi wawe mushya ashobora kutabyihanganira, akumva ko umuzanye mu kaduruvayo. Nawe ubwawe bizakugora kwisanzura n'undi muntu mu gihe igicucu cy'uwo mwahoze mukundana kikiguhama hafi. Gutereta umuturanyi kandi bishobora kurema isura mbi mu muryango no mu baturanyi. Mu maso y'ababyeyi be n'abavandimwe be uzahora uri wa muntu mubi wababaje umwana wabo. Mu maso y'ababyeyi bawe ushobora gufatwa nk'uwateje ibibazo mu muryango. Isura nziza wahoranaga mu gace itangira kwangirika. Ku bw'izi mpamvu, gutandukana n'umuturanyi ni nko kwisenyeraho inzu ugituyemo. Nta handi hantu ujya kandi uhura n'ingaruka zabyo buri munsi. Impamvu ya gatatu udakwiye gutereta umukobwa muturanye ni igitutu cyo kurushinga na gahunda zihutishijwe. Urukundo rukenera ibyiciro. Hari igihe cyo kumenyana, igihe cyo gukundana byeruye, igihe cyo gutegura ejo hazaza, n'igihe cyo gufata umwanzuro wo kurushinga. Gutereta umuturanyi akenshi bisimbuka ibi byiciro byose, bigashyira igitutu gikabije ku basore n'inkumi. Ibi rero bishobora gutuma witwa umukwe cyangwa umukazana hakiri kare. Iyo mutangiye gukundana, imiryango n'abaturanyi bahita babafata nk'abamaze kwemeranya kuzabana. Uzumva ababyeyi be bakwita umukwe wacu cyangwa abavandimwe be bakwita muramu. Ibi nubwo byaba bivuzwe mu gusetsa, bishyira igitutu gikomeye ku mutwe. Utangira kumva kurimwo abantu inshingano utaritegura. Urukundo ruva mu kwishimira kuba kumwe rugahinduka umushinga w'imiryango. Ikindi kandi ni ibibazo by'ababyeyi n'inshuti. Buri gihe bazajya bababaza bati none se gahunda ni iyihe? Ko tubona mukundana, ni ryari muzabinoza? Imyaka irimo iragenda, muracyategereje iki? Ibi bibazo bishobora guturuka ku babyeyi banyu, inshuti zanyu ndetse n'abaturanyi basanzwe. Ibi bituma mwumva ko urukundo rwanyu rudafite agaciro niba rutari kuganisha ku bukwe bwihuse. Nanone kandi bishobora gutera guhita mushinga urugo mushingiye ku nyungu z'akanya gato. Kubera ko muri hafi, biroroshye ko mwakora imibonano mpuzabitsina. Niba umukobwa atwaye inda, nta yandi mahitamo asigara uretse gushyingirwa bya gihunga. Muzabana mutabiteguye, mutigeze mwiga ku mico yanyu neza, kandi wenda mutanafite ubushobozi bwo gutunga urugo. Ingaruka z'ibi ni amakimbirane adashira mu rugo, gutandukana n'ibindi bibazo byinshi. Bishobora nanone kwica uburyohe bw'urukundo. Igice cyiza cy'urukundo ni ukugenda muvumburana buhoro buhoro. Ni ugutegura date ugashyiramo umwete, ni ugukumburana mukandikirana ubutumwa, ni ugutegereza wikendi n'igishyika ngo muzabonane. Iyo ukundana n'umuturanyi, ibi bintu by'ingenzi birapfa. Nta gicumbi cy'urukumbuzi, murabonana igihe cyose, bigatuma umubano wanyu uhita uba nk'ibisanzwe kandi ukarambirana vuba. Ni nko gusoma igitabo uhereye ku iherezo. Uba wiyiciye uburyohe bwose bwo kugenda uvumbura inkuru uko yanditse. Impamvu ya kane, kumenyerana birenze urugero no kubura urukumbuzi.
Kimwe mu bintu bituma urukundo ruryoha ni urumuri rw'amayobera no gukumburana. Gushaka kumenya byinshi kuwo ukunda, kumutekereza no kwifuza kongera kumubona ni moteri y'urukundo. Ubuturanyi bwiciye moteri burundu. Ubumenyi buheza ubumenyi. Hari imvugo ivuga ko kumenyana cyane bivamo agasuzuguro. Nubwo bitaba agasuzuguro, bishobora kuvamo kurambirana. Uzamenya amasaha yose abyukira, uzamubona ataroga, atisize, wenda yambaye imyenda yo mu nzu mibi. Uzumva induru zo mu muryango iwabo, uzamenya amakosa yose y'abavandimwe be. Nawe azamenya ibyawe byose. Ibyo bintu byagombye kumenyekana urukundo rumaze gukomera kandi mwembi mwiteguye kubyakira, ariko mu buturanyi bibageraho hakiri kare cyane, bigatuma igishashi cy'urukundo kizima vuba. Ibi bitera kubura k'urukumbuzi. Urukumbuzi ni ikirungo cy'ingenzi mu rukundo. Rutuma umuntu yishimira kubona uwo akunda kandi agatuma baha agaciro umwanya bamara bari kumwe. Iyo mukundana n'umuturanyi, nta mwanya wo gukumburana ubaho. Uzi ko nimugoroba uramubona cyangwa ko mu kanya ushobora kumucaho. Ibi bituma kubonana kwanyu bidasigara bifite agaciro kadasanzwe. Bihinduka ikintu gisanzwe nk'uko ubona izuba buri munsi. Ibiganiro nabyo bihinduka imfabusa. Kubera ko muzi byose ku buzima bwa buri munsi n'imiryango yanyu, ibiganiro byanyu bishobora guhita biba bike. Nta bintu bishya byinshi byo kubwirana. Aho kuganira ku nzozi zanyu, ku bitekerezo byanyu byimbitse, mushobora gusanga ibiganiro byanyu byibanda gusa ku byabereye mu mudugudu. Wabonye uko kwa naka byagenze? Wumvise iby'umwana wa kanaka? Urukundo rwanyu rwigizwa ku ruhande n'ubuzima bwa buri munsi bw'abaturanyi. Urukundo rumeze nk'impano ipfunyitse neza. Uburyohe buba mu kuyipfundura buhoro buhoro. Gutereta umuturanyi ni nko guhabwa iyo mpano idapfunyitse, nta gishya na giti bifite. Impamvu ya gatanu ari nayo ya nyuma mu zo twabateguriye, ikwiye gutuma utemera gutereta umukobwa muturanye, ni ivanga ry'inshuti n'imiryango riteza akaduruvayo. Mu buzima busanzwe umuntu agira inshuti ze n'umukunzi we akagira ize. Nyuma izo nshuti ziramenyana zigacudika. Iyo mukundana n'umuturanyi, akenshi musangira inshuti zimwe zo mu gace, bikaba intandaro y'ibindi bibazo. Ibi rero bishobora gutera kubura inshuti zihariye. Biragoye kugira ikibazo ngo ugishe inama inshuti yawe mu gihe iyo nshuti ari n'inshuti y'umukunzi wawe. Ntushobora kwisanzura ngo uvuge akakuri ku mutima, kuko uba utinya ko ya nshuti izabibwira umukunzi wawe. Ibi bituma wumva uri wenyine mu bibazo byawe, nta muntu w'inyangamugayo wo kwisungana. Nanone kandi inshuti n'imiryango bafata impande. Iyo mugiranye akabazo gato, ako kanya inshuti musangiye zihita zibimenya. Bamwe bahita batangira gufata impande. Wabonye ko runaka yarengereye, ariko nawe kuki se wamukoreye biriya? Ibi bituma ikibazo cyari kuba hagati yanyu babiri gihinduka ikibazo cy'itsinda ry'abantu. Aho kubunga, bashobora kubateranya kurushaho. Guhora muri za raporo. Inshuti zanyu zihinduka nk'abanyamakuru. Baraza bakakubwira ibyo umukunzi wawe yakoze cyangwa yavuze, bakajya no kumubwira ibyawe. Ibi biteza urwikekwe, kutizerana no guhora muhanganye kubera amagambo mwaterejwe n'abantu bo hanze. Muri make, aho kugira ngo urukundo rwanyu rube umusingi w'amahoro, ruhinduka isoko y'amakimbirane atari hagati yanyu gusa, ahubwo no mu nshuti no mu miryango yanyu. Umwanzuro rero, gufata umwanzuro wo gutereta umukobwa muturanye, kabone n'iyo yaba ari mwiza nk'ikizungerezi, ni umwanzuro ukeneye ubwenge n'ubushishozi, aho gushingira gusa ku marangamutima n'irari ry'ako kanya. Uburanga burashira, ariko ingaruka z'umubano mubi zishobora kukugumamo imyaka myinshi. Izi mpamvu eshanu
kubura ubuzima bwite, ingorane zikabije zo gutandukana, igitutu cyo kurushinga, kumenyerana birenze urugero n'ivangura ry'inshuti n'imiryango ntabwo ari itegeko ridakuka. Hari abantu bake cyane bakundanye baturanye bikagenda neza, ariko abona imbarwa kandi akenshi baba bafite ubwenge n'ubushishozi bidasanzwe. Ku musore ugitangira ubuzima ni byiza kwirinda umutego woroshye wo kureba hafi yawe gusa. Shaka umuntu muzubakana urukundo rufite umusingi ukomeye, wubatswe mu ibanga, mu bwubahane no mu kwigana neza. Urukundo rusaba umwanya n'umwihariko, ibintu bibiri bigoye cyane kubona iyo umukunzi wawe mukikijwe n'amaso y'abaturanyi. Amahitamo ni ayawe, ariko ujye wibuka ko igiti giteretswe ahantu habi, niyo cyaba ari cyiza gite, gishobora kudatanga imbuto nziza cyangwa kikarumba